Odette, nicyo gihe ngo undeke nirwanaho nk'umusore. Ngushimiye ko wankuye mu mwanda, wankuye mu bimboteri, wankuye mu biyobyabwenge, wankoreye ubuzima, wandemeye ubuzima ku buryo ntashobora kubona icyo nkwitura, ku buryo ntabwo ushobora kubona amagambo mbikubwiramo, ntabwo nshobora kubona interuro navuga uburemere bw'ibintu wankoreye. Waranzuye, mbese aha rubanza nabyita ko wanambyaye. Ntabwo nari nkibuka ubuzima bwanjye, nta kintu na kimwe nari nzi, ariko wanyeretse ko ubuzima buzuka bukava ibuzimu bukagaruka ibuntu. Rero nicyo gihe ngo nawe uruhuke, nicyo gihe nawe nkwereke ko ndi umugabo, nicyo gihe nanjye nirwaneho ko ibyo wakoze birahagije. Rero ntabwo ari ngombwa ukomeze uhatirize famiye yawe ushaka ko mbonamo akazi kandi batabishaka. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Yep Media, kandi nyine aho uri hose nkaba nkwifurije amahoro ndetse n'umugisha uturuka ku Mana. Akaba ari umwanya rero tugezemo nyine nk'uko bisanzwe, nk'uko usanzwe bimenyereye, wo kuganira nyine no kubwirana ibijyanye n'inkuru cyangwa se kukubwira inkuru z'ubuzima tugenda tunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero aho uri hose nkaba nguhaye ikaze kandi nyine nkusaba ko wantega amatwi cyangwa se waza gukurikira iyi nkuru, kubera ko wamaze gukora subscribe cyangwa se niba utarayikora wayikandaho ugakanda no kukazogera ako ngako kugira ngo ujye ubasha gukurikira nyine izindi nkuru tugenda dushyira hano nyine kuri iyi YouTube channel ya Yep TV RDA. Ndagushimiye rero we wayikanze nyine, kandi nyine nawe ufite ibibazo aho uherereye hose mu Rwanda, muri Afurika, hirya no hino ku isi, muri Amerika, abari Australia, abari Russia, bose ndabasuhuje. Kandi niba ufite ikibazo nkaba nkwifurije ko Imana yagufasha ukakivamo. Niba urwaye Imana igufashe rwose ukire, birababaza kurwara, kandi abantu mwese murwaye mbifurije gukira. Inkuru y'uyu munsi rero katuyitangire twihuse. Inkuru tuyitangira bari ku gasusuruko, ni ku gasusuruko. Urabona kumwe mu gitondo izuba bari kuva, izuba rero ryari riri kuva ahantu nyine hatari abantu benshi, ariko hari inzu ndende, uruzi igipangu kirekire cyane, bigaragara ko ari kuri gereza. Ni kuri gereza rero hasohoka umusore, bigaragara ko ari umusore mukuru. Umusore aba afite akabage, abasohotse muri gereza afunguwe. Ni umusore ubona ko yacitse intege ku rwego rwo hejuru. Uyu musore rero ugenda gake gake, nta muntu n'umwe uri hafi aho kugira ngo amwakire, cyangwa se urabona iyo umuntu bamufunguye muri gereza akenshi usohoka ubundi hari abantu bashobora kukwakira, abari bafite amakuru cyangwa se niyo baba batayafite, uba ubona ko umuntu nyine hari icyizere aba afite. Uyu musore rero nta cyizere namba yari afite, ku maso he kugaragara byaga bigaragara ko ahubwo wagira ngo bamukuye aheza, cyangwa se atifuzaga kuza mu buzima bwo hanze. Umusore rero agenda nta hantu ho kuba bafite. Ni umusore uba warazize ibyaha bikomeye cyane, birimo kunywa ibiyobyabwenge, kugonga. Yaba ari umusore wari ufite amafaranga menshi cyane, ariko nyine yarayashoye mu bintu by'iraha, kuko nyine aba yari afite amafaranga menshi, afite n'imodoka, ariko umunsi umwe ku byago bye haba harabayeho impanuka. Aba yarakoze impanuka ikangirikiramo ibintu byinshi, akagonga abantu bakomeye ndetse benshi cyane. Ibi ngibi rero akabifungirwa imyaka 5 afunze, ndetse n'ibyo yari afite byose biba byaratejwe cyamunara, birimo inzu, birimo imodoka ze rwose na business ze zose, nta kintu aba yarasigaranye, ndetse agafungwa imyaka yose 5 aba yarayimaze muri gereza. Ni umusore rero utakigirira icyizere cye cyose cyararangiye rwose, ku buryo nta kintu na kimwe aba agisigaje ku isi, cyangwa yumva yuko yaba proud yacyo. Nta muntu wigeze amusura afunze, nta muntu wigeze amubaza amakuru ye, nta n'umuntu wigeze amwitaho no kumenya ubuzima bwe. Umusore urasohoka yarihebye cyane, asigaye unywa ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru, noneho byararenze uko yabinywaga mbere yabaga abinywa ari kumwe n'abakobwa, ari mu birori n'abandi basore, ariko abo bose nta wigeze amugeraho, nta wigeze amwegera, nta wigeze amugemurira. Abantu bose akimara gufungwa baramutereranya, ahubwo n'utwari dusigaye baratugabagabana, baradusiranganya, turashira. Rero yasohotse ibyo byose abizi, asohoka asigaye anywa ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Noneho rero si uko byivikamo, igihe yaje hanze yagihise noneho abisubiramo cyane, arandavura.
uyu musore rero nta wundi ni umusore witwa Bruno yakomeje ubuzima bwe bwo hanze, mubana nabi, abura akazi, abura ibyo akora, ibyo afata n'ibyo areka, kuko iteka mu mutwe hahoraga hari ibyo yari afite mbere y'uko nyine afungwa. Yatambutse ku nzu ye, inzu yiwe yari isigaye ituyemo abandi bantu, arahagarara akahindukira akahitegereza. Afite akabage gato cyane karimo udusiripa basohokanye muri gereza ndetse n'ishati imwe. Aba yambaye inkweto zisanzwe ariko zishaje, yambaye n'ikabutura ndetse n'agatisheti. Aba afite umusatsi mukeya cyane kuko nyine muri gereza aho yari avuye ntabwo baba batereka umusatsi. Yari afite agasatsi gake cyane hafi yo ko yogoshesha nyine ordinaire cyangwa se bakunze kwita ordinaire. Bruno rero arahindukira akareba iwe ukuntu hari hameze, inzu yari afite nziza cyane rwose n'amatara meza ku muhanda. Agahindukira ariko agakomeza, kuko abana bo muri iyo nzu barasohoka bakabwira nyine papa wabo ati papa, hano hari umusazi uri kutureba. Umugabo yaje akabona ni umuntu muzima ariko usa nabi, umeze nyine nk'aho atuzuye cyangwa afite ikibazo, akamubwira ati bite sha. Bruno ntabwo amusubiza. Uwo mugabo ahita amubwira ati toka agenda mvira imbere y'igipangu, ureke kunkangira abana. Uwo mugabo ahita asubiza abana mu gipangu agafunga, maze Bruno agakomeza urugendo rwe nyine akagenda. Aba ari kugera mu muhanda muremure, nta muntu uba uri muri uwo muhanda. Agera ahantu akicara, ahaba yitegeye umusozi, akicara hasi, akicara rwose akaza no kuhasinzirira. Bruno mu gitondo haza kubyuka yaraye aho ngaho, abyuka ameze nabi, imbeho yamwishe, nta kintu aba afite yakikingaho, nta hantu aba afite ho kujya, ahubwo agenda asabiriza akazi ahantu hose. Aragenda akagera ku rugo rwa mbere agakomanga, bakamubwira, asangayo umwana w'umuhungu, akamubwira ati se mwampa akazi ko ndi gushaka akazi? Ambwira ati hoya, ntabwo twebwe dutanga akazi hano, umukozi arahari, ntabwo dukeneye umukozi. Arakomeza, yageze imbere nabwo bigenda bityo, arazenguruka ahantu hose akabura akazi. Bruno rero biramucanga, noneho ubuzima bukamucanga, agatangira kubura aho arara, agatangira kujya arara ku mabaraza nyine y'amabarabara cyangwa se y'amazu y'abacuruzi cyangwa se ahantu bacururiza ku dukaritsiye. Ariko nabwo hakaza umusaza mu gitondo ubuje gufungura iduka rye, agasanga Bruno yaharyamye agifite ka gafuka ke kaba karimo ishati ndetse n'udusiripa. Rero ahita amwirukana aho ngaho ku iduka rye, akamutukisha akamubwira ati wagisambo wowe, uraza kundarira ku nzu kugira ngo unyibe, toka agenda umvira aha ngaha. Bruno aramubwira ati ariko ntabwo ndi igisambo, ahubwo nuko nari nabuze aho ndyama, ntabwo ndi igisambo, genda, ntabwo ngiyewe nshyigikira ibisambo, cyangwa umbwire ngo uhamagarize ngo ufungishe, dore ko mwateye ari uko musigaye mw'ibi bintu by'abandi baruhiye mutazi uko babibonye. Bruno arakomeza agahunga umusaza kubera yumvise ko umusaza ashobora guhamagara abantu nyine bakajya kumufunga. Bruno yamaze iminsi 2 abura ikintu akora, inzara imwishe, ajya kwicara ahantu hafi na ruhurura aho amazi yamanukaga. Rero aho ngaho haje abana batoya, abana b'inzererezi bafite utubiswi, bari kugenda barya, bari kuturwanira, ariko baraza bicara aho ngaho. Ariko hashize umwanya abana babona hirya hicaye umuntu w'umusore umeze nk'uwanduye, umeze nk'umusazi. Maze umwana umwe aragenda aramwegera, afite utubiswi 2, aramubaza se bite ko mbona wagira ngo ufite ikibazo? Bruno aramubwiye ati hoya, nta kibazo mfite, ahubwo se wampa ku mazi? Umwana rero kumusaba amazi, umwana w'inzererezi uri kumwe na bagenzi be, nuko yari agize amatsiko gusa, yaramubwiye ati njye ntabwo mfite amazi, ariko hari mugenzi wanjye ufite agasashi karimo amazi, sinzi niba namubwira nkayaguha, ariko nyine birasaba ko nyine ari bunkubite ibipfunsi 3, sinzi niba, ariko reka ngende nta kibazo, urayashaka cyane? Bruno aramubwira ati mubwira azabinkubite, wowe ntabigukubita, ariko ampe kuri ayo mazi. Wa mwana ahita amubwira ati rero ngiye nitwa Blaise, ariko ngiye kumuhamagara ubwo Enoch aze, ubwo amazi nyine arayafite, we ndabizi, niwemera akagukubita ingume 3 arayaguhunyweho, ariko ntabwo n'ubundi aguha menshi. Bruno arabimwemerera, umwana akagenda akabwira mugenzi we witwa Enoch akaza afite amazi mu gasashe, akamubwira ati witeguye kubita ingume 3? Bruno akamubwira ati nta kibazo zinkubite. Amukubita ingume 3 nziza, ariko nyine urumva bari umwana uri mu myaka 15 w'inzererezi nyine, ariko umwe n'uwitwa uwo Blaise nyine w'imyaka hafi 12. Amuha amazi rero, Bruno akayanywa, ariko akamubuza kuyamaramo, ubundi umwana agasubirana y'agasashi ke akigira hirya muri bagenzi be baba bari gusangira nyine
utuntu baba bagiye bashekuza abandi cyangwa se biba hirya no hino n'utwo bahabwa n'abantu abana b'inzererezi, nawe uzi uko nyine baba bameze mu mijyi. Ubwo rero ako kanya Blaise aragenda akegera nyine Bruno akamubwira none se wowe ufite ikibazo cy'iko mbona uri umuntu muzima, njye nanageze ngo uri umusazi. Bruno aramubwira ati hoya ntabwo ndi muzima, ahubwo se mujya murara he ko ndi gushaka ahantu ho kuryama. Blaise aramubwira ati njye nta hantu mfite ho kurara ko nanjye bariya nibo bamakiza, nibo bampaho kuryama nyine muri kanevu yabo, ntabwo njye ndabona aho kuryama, ariko nabagusabira niba ubyemera ejo ukazabatunga nyine ukazabatunga ku kantu kugira ngo bekwemerere nyine kuryama. Bruno ambaza nyine Blaise ati none se akantu nabaha nagake? Ati nyine ni nk'umuti, ni umuti nyine ugomba kubaha kugira ngo nyine uryame. Uwo muti yamubwiraga nta wundi ni ikiyobyabwenge, ni ibiyobyabwenge abana baba banywa. Noneho akamubwira ko Enoke kugira mwemerere ko ari buze kuryama agomba gushaka nyine umuti amuha. Bruno rero abaza Blaise ati none se umuti nawukurahe kugira ngo nze kubona uko ndyama, ko n'inzara nyinshi, wenda ubwo mwaza kuza nimugoroba mufite akantu muzanye. Ambwira ati ngiye hari ako nasigaje, ariko nanone nyine n'induru ubwo ngubwo nawe uraba ungiye mu ideni umunsi umwe ubwo uzanyishyura ndetse bitari kera. Bruno amubwira ati nta kibazo rwose, ati none se ubusanzwe mubigenza mute? Aramusobanurira akamubwira ubuzima babayemo nyine Blaise urumva bari umwana w'inzererezi, maze akamubwira ko basanzwe bajya mu kimbotera aho batoragura ibintu bimwe na bimwe biba byamenwe n'amamodoka azana imyanda, bagira icyo bakuramo bakajya kubigurisha kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibiyobyabwenge banywa kugira biyibagize ubuzima baba babamo. Bruno nawe nk'umusore winaniwe, wabuze ikintu nyine, wabuze buri kimwe, wiyanze, wataye icyizere ku rwego rwo hafi gusara, ikintu cyose ubuzima yabayemo bwose nta na kimwe ari kubona, nta muntu umwitayeho, nta muntu azi, yinjirira gutoragura imyanda nawe muho bamena imyanda cyangwa se ahazwi mu nk'ibimbotere. Atangira gutoragura imyanda, akajya bari kumwe na ba Enoke, ari kumwe na ba Blaise, baba inshuti nyine. Ubwo buzima akaba ari bwo bakuriramo, akajya agenda atoragura nyine mu myanda ibintu ashobora kugurisha, nawe ubuzima bwe buba nk'ubw'abo bana. Ubuzima bwarakomeje rero, haza gushira igihe ari muri ubwo buzima rwose, kandi aza no kwiyakira muri ubwo buzima, atangira nawe kunywa ibiyobyabwenge nk'iby'abo bana banywaga. Bruno kubera ko yari ari mukuru kandi afite ibintu byinshi mu mutwe, afite ibyo yahombye, afite ubuzima bwiza yabayemo ariko abona atazongera gusubiramo, ubuzima bwe bwaramugoye bw'ibiyobyabwenge, kuko aho abana bamwinjije noneho habaye nko mu isi ya kabiri, ariko nyine isi yabasabye ubwe kumushyiramo kuko ni isi yifuzaga. Ubuzima bwarakomeje rero, Bruno akomeza nyine ibyo gutoragura imyanda cyangwa se ibyo nakita amaboro mu myanda, akajya kugurisha inshuti y'abana bakamuha ibiyobyabwenge, ariko we biza kumurenga noneho kuko yamaze hafi amezi 6 ari gutoragura imyanda n'abana. Nta handi hantu baryamaga munsi y'imiferege yari hafi naho imihanda yabaga itambukamo imodoka yari iri. Noneho rero mu gitondo Bruno yari yaranyoye inzoga mbi cyane, yanyoye amatabi asa nabi, imvura iragwa, Bruno ntiyamenya ko imvura iri kugwa, imvura iramunyagira imushiriraho aho yari aryamye mu muferege. Bruno nyine aba yarasazwe n'ibiyobyabwenge, nta muntu mbese ameze nk'umusazi, ibintu byose bimubaho ari ibintu nyine bibi cyane, abasa nabi rwose ku rwego rwo hejuru. Muri icyo gitondo hatambuka imodoka nziza cyane, imodoka rero iratambuka, ariko Bruno nibwo aba ari kubyuka afite icupa, ari kunywa n'itabi ry'urumogi, aba ari kunywa nyine, aba yasinze, yaraye anywa itabi, anywa n'inzoga, imvura yaguye, ari mu byondo. Noneho imodoka itambuka nyine, umuntu uyirimo abona umusore uri kudandabirana ava mu hepfo mu muferege, imyenda ye yose yuzuyeho isayo, asa nabi rwose. Noneho hirya akahabona abana bari kumuseka, ari kubahamagara ati mwaje Blaise, mwaje koko tugasangira. Ariko babivuga nyine yasinze, yakikubita hasi akongera akagwa kubera nta kabaraga aba afite. Bruno aba yarandavuye ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu wari umuzi mu myaka 5 yari ishize nyuma mbere y'uko nyine afungwa ntabwo yari kumumenya rwose. Aba yarananutse, yarabaye umusore rwose usa nabi cyane, umeze nk'umusazi. Ya modoka nakubwiye rero nziza irahagarara, Bruno akayibona, ni imodoka aba ari nziza cyane, Bruno arayibona, ariko nyine kubera aba yarabaye ikirara, yarabaye umuntu nyine umeze nk'umusazi, ayimenaho inzoga.
kuko aba amaze kwigira ruguru nayo imaze guparika, aba ari kuza adandabira nayo ikubita hasi. Yabonye rero iparitse iruhande rwe ayimenaho inzoga bari kunywa iri mu icupa naryo ryanduye, bisa nabi cyane, afite ari icyondo gusa. Noneho rero arayireba akamenaho inzoga nyine iyo imodoka nyirayo amanura ikirahure nyine ku kirahure. Bruno bari kuyireba yicaye hasi kubera ko guhaguruka biba byanze. Ba Blaise na ba Enoch baba bari hirya nyine bari guseka, nabo bahita baza bagahagarara aho ngaho bagatangira gusabiriza umuntu buri mu iyo imodoka. Blaise ahita ajya ku ipine ryayo inyuma, maze Enoch nawe akajya imbere, ku buryo umuntu nyine aziramutse ashituye imodoka yagonga Enoch cyangwa se yasubira inyuma ashobora kugirira nabi Blaise. Ubwo ngubwo nuko bategaga amamodoka, ariko nyine iyo modoka ntabwo yashituye cyangwa se ngo ijye imbere, kuko nyine wari urimo ntabwo yari afite gahunda bajyagirira nabi abo bana. Nicyo kintu bakoraga kugira ngo babuze imodoka kugenda, maze nyine Bruno nawe agahita asagarira uwutwaye imodoka kugira ngo amuhe amafaranga. Ibyo bagiye kubikora rero, ariko batunguwe n'ukuntu bategereje ko umuntu amanura ikirahure cyangwa se aza kubatuka, baraheba. Babonye ahubwo umuryango ufungutse, yafunguriye hirya, afunguye rero baramubona. Babonye umuntu uvuyemo yari umwana w'umukobwa wiyubashye, wambaye kositimu y'umukara, wambaye n'ijipo y'umukara ya kositimu, yambaye n'ishati, yambaye n'isaha, afite imisatsi miremire myiza, umukobwa mwiza cyane, yambaye n'inkweto ndende, bigaragara ko ari umukobwa wiyubashye cyane rwose. Yarasohotse mu modoka rero, yegera aho Bruno yarari, aramubwira ati amakuru yawe. Bruno yaramututse aramubwira ati wowe urambaza iki se kwareba ibyo natwe twari tubifite. Nyine Bruno mwete ibyo natwe twari tubifite ntabyo tugifite, umbwire ngo umeneho inzoga niba nta kintu ushaka kuduha. Yamubwiraga yasinze cyane, ariko umukobwa yaciye bugufi maze abaza Bruno ese umeze neza. Bruno yamuretse aramurebye gusa, yari ari kudandabirana ari kuzengera mu maso he, ntago yari ari kureba ngo ubone ko yareba umuntu, ko yarebaga ibikezi nyine adashobora kubona umuntu. Ba Blaise baraje baramwegera bamushungereye, bashaka kumwaka nyine amafaranga, bashaka kumusaba amafaranga, bakomeza no kuyamusaba, bamubwira ko natayabaha bari butobora ipine y'imodoka ye. Urumva bari bafite n'ibyuma nyine ku buryo bashobora nyine kumugirira nabi. Ariko umukobwa ntabwo yigeze abatinya, urumva hari mu masaha nyine y'agasusuruko, ntabwo yigeze abatinya, ahubwo yarababwiye ati nimuhumure ntabwo ndi bubagirire nabi, namwe ntimungirire nabi. Amafaranga ndayabaha, ayo mushaka ndayabaha, ariko uyu mugenzi wanyu muramumpa namwe. Abana baramubwiye ati mugenzi wacu turashaka Bruno. Mubwiye ati oh yitwa Bruno. Baramubwira ati yego yitwa Bruno. Tunese ko nshaka kubatwara ntago muri bunkundire. Bruno muramumpa namwe kandi ndabashaka. Bana baramubwiye ati hoya twebwe ntabwo watubona, Bruno niwe niba ushaka kumutwara nabwo uratwishyura, twebwe ntabwo watubona, ntabwo bishoboka. Bruno yari yasinze, yabaye ari kuvuga urashaka kunjyana nyine ameze nk'umusinzi. Noneho rero umukobwa yarapfukamye nyine, urumva yaciye bugufi, aramubaza ati Bruno bite. Bruno aramubwira ati urashaka iki. Umukobwa aramubwiye ati ndashaka ko tuvanga tukagenda. Bruno yaramwangiye, umukobwa nyine agerageza kumukoraho, Bruno akamwishikuza akamwiyaka. Ubundi umukobwa abonye byanze yarinjiye mu modoka, afata imodoka maze abana amafaranga nyine aragenda. Yaragiye, abana barishima cyane, begera Bruno baramubwira ati rwose ujye uhora wasinze, ujye batangira kumuha ibiyobyabwenge, batangira kumuhata ibiyobyabwenge kuko bari bafite ibintu byinshi nyine banywa tibagira icyo baba. Ariko Bruno we byari byaramuzengereje kuko yari amaze igihe kinini cyane afata ibiyobyabwenge kandi bikaze. Rero iminsi yakomeje kwicuma, umukobwa yatambukaga aho ngaho inshuro nyinshi, ariko nyine ntabone Bruno. Nyuma yaho yaje kuhahagarara, noneho ategereza ko yongera kubona Bruno n'ababana, ariko araheba. Iminsi rero hashize nk'icyumweru 4, yarahatambutse ari nimugoroba, n'ubundi abona umuntu uryamye nyine ku muhanda, ku mukika w'umuhanda, aparika imodoka, ava mu modoka hari nimugoroba mu saa 12:30. Ahageze avuye mu modoka abona ni wa musore na ya myenda ntabwo irahinduka. Yabonye ibintu bikomeye, yabonye ko noneho umusore ntabwo yabashaga kuvuga, yari aryamye ameze noneho nk'umurambo wapfuye. Umukobwa yahamagaye abasore, yahamagaye umuntu w'inshuti, arazazana n'abandi basore, bafata Bruno baramuterura bamushyira mu modoka mw'imbere nyine y'uwo mukobwa.
umukobwa yashimiye ba bandi baje kumuteruza, baramubwira ati ese uyu nguyu umujyanye he? Arababwiye ati hoya mwe ntimubigireho ikibazo, njye ndamutwara kuko ndi kumushaka, ariko ntimubigireho ikibazo, ndabizi ko aramera neza, ndagerageza. Baramubwira bati none se Odette, kubera iki wumva yuko uyu musore ubu ngubu akuguyeho uzi ko ariko wabizira? Yarabwiye ati hoya ntabwo arapfa, ntabwo yapfuye, ndashaka kumujyana kwa muganga, urabona ko ameze nabi. Nese mwebwe mwa hano hari guca abantu benshi cyane, bagaca ku muntu aryamye mu muhanda ntibashobore no kureba icyo yabaye. Abagome babaye benshi rwose, njye rero ntabwo nari kubikora, kandi muramubona ahangaha, so rero ntabwo nshaka kuzongera guca hano hari kandi ameze atya. Ubwo Odette ari we wa mukobwa yishyura ba basore bakagenda, maze akatsa imodoka akagenda. Aragenda akagera mu rugo, akavuza amahoni, abataha mu rugo rw'abakire cyane, baba bari abakire, bafite papa we w'umukire witwa Timote, wari umukire cyane rwose, ufite inganda, ufite amakampani y'ubwubatsi akomeye cyane. Noneho rero Odette nawe abakora muri kampani y'iwabo cyangwa se muri kampani ya se y'ubwubatsi, ari kampani ikomeye cyane, iba yarubakaga nyine ibintu bihenze, amazu ahenze kandi akomeye cyane, yubaka ibiraro, yubaka imihanda, bafite nyine amafaranga ahagije. Bagera rero mu rugo, noneho bagafungura, nyine umukozi akaza agafungura, ariko Odette ava mu modoka akamubwira ati Alex, mfasha, hano harimo umuntu, ndashaka ko tumukuramo tukamujyana tukamwitaho. Alex nyine aba ari umukozi wabo nyine Odette. Alex abwira Odette akamubwira ati none se yinjira mu modoka nyine akabona umuntu ameze nk'umurambo. Odette, tuyo si umurambo uzanye ahangaha, uri kubona utazanye ibyago ahangaha? Odette aramubwira ati oya ntabwo ari umurambo, uwo ni umuntu. None se ko numva ari kunuka, numva ari ibiki, nese ni ibiki ibingibi? Odette aramubwira ati nyine ari kunuka bitewe n'ubuzima bayemo, ariko ni umuntu nkawe, ni umuntu nkanjye, ni umuntu wo nguwo rwose uri mwaho. Nuko njye ntari kumushobora, nari no kumwikuriramo, ariko mfasha, ndafata hano ku mutwe, nawe ufata amaguru, cyangwa se ufata amaguru mfata umutwe, tumukuremo. Ubwo ngubwo rwose Bruno aba ameze nk'umuntu wapfuye. Noneho abamukuramo nyine, Alex aramufasha, bakamukuramo bakamushyira ku ruhande nyine ku ibaraza y'inzu, bakamuryamisha hafi n'aho imodoka ibiparitse. Ubwo Odette abwira Alex kumuzanira amazi, Alex agahita yihuta akazana amazi, Odette akicara nyine akegura umutwe wa Bruno akamunywesha amazi. Bruno aba asa nabi, ku munwa handuye, ibintu byose, imyenda bagifite ka gapira yakuye muri gereza, aba yambaye na bya bikweto byari bishaje, mbese aba ameze uko yari ameze asohoka muri gereza, ubuzima nyine bwaranze, yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Odette rero afata Bruno akamujyana, akabwira Alex kumwuhagira nyine, akamubwira ati umuntu mutware umujyane hariya muri dushe, mukuremo iyi myenda umwuhagire, naguze imyenda hano, iyi myenda uze kuyimwambika, umuryamishe kuri iriya matera iri hariya urara ku ruhande, nushaka umusasire hasi, niba udashaka ko mwararana ku gitanda umusasire hasi, umwambike iyi myenda, umwoze, noneho umuryamishe. Alex abikora atyo, aramutwara akamujyana nyine, baramujyana bakamujyana muri dushe, Alex akamukuramo imyenda, akamwoza, aba ameze nk'umurambo, nk'umuntu wapfuye, akamwoza, akaza akamwambika, bugeraho nyine akamuryamisha, nyine akamuryamisha kuri matera ibiri hafi naho nawe arara. Rero mu gitondo Bruno nyine urumva aba yaraye aho ngaho, mu gitondo mu masaha y'amasaa 5 arakanguka nyine, cyangwa se kwicura, aricura agakanguka, akareba mu kirere, akabona ari kubona plafo ahantu ari, akabona ni ahantu heza, akabona ntabwo ahazi. Arabyuka akicara, agatangira guhamagara Blaise, akamagara Blaise, akabura umuntu n'umwe. Ubwo Alex ntabwo aba ari mu nzu, agatangira gukomanga, agakubita ibyugi, ahita ahaguruka nyine agakubita amadirishya nk'ushaka kuyamena. Iyo akubise amadirishya rero hasohoka umumama wiyubashye, mwiza cyane, ukiri muto, ariko hari umunyamahane cyane. Arasohoka avuga Alex, n'ibiki urimo gusakuriza abantu, bite wabaye iki? Gusa Alex ntabwo aba ari we, akomeza gukubita Bruno, akomeza gukubita, ati mufungure, ibi ni ibiki hano, mufungure se nyine. Ahamagara Blaise, ariko nta muntu aba ari kubona. Ubwo umumama araza agahamagara Alex akabona siwe, akumirwa, wowe urinde uri mwaho ngaho, tifungura se vana ibigambaho, nyine amubwira amagambo mabi. Noneho rero ubwo uwo mugore akagenda akajya hanze akareba Alex, akamusanga kuri gate, akamubwira ati Alex vayo hano,
wari umugore utinyitse cyane Alex atinya. Noneho aramwegera akamubwira ati ndabitabye mabuja. Alex aba yubaha nyine nyirabuja cyane. Nyirabuja aramubaza ati none se uriya ninde uri gukomanga hariya ko numva bari gusara bakomanga, uriya ninde uri gukomanga? Alex ahita agira ubwoba, akaza agasanga nyine koko wa muntu arimo arakomanga, yasarise neza, ari gukubita urugi, ari gukubita amadirishya hafi no kumena ibirahure by'ahantu Alex yararaga. Iyo ahageze nyine araza akafungura, agahita afata Alex mu ishingo, ambwira ati wowe uramfungirana nkande, akamubwira amagambo mabi, Blaise ari hehe, niba ari wangurishije ndamwica, nyine akamubwira amagambo mabi. Agasara agafata Alex kumukubita, wa mugore akabona ni ibintu bikomeye, agahamagara mu nzu, agahamagara uwitwa Leo rero araza akagera kabakiza, wari umusore mukuru w'imyaka iri hagati ya 35 na 37. Leo rero aba ari umusore muremure w'ibigango, bigaragara nyine ko aho ngaho aba ari mu rugo iwabo. Noneho rero Leo araza akabatandukanya, akabaza Alex warinda, akamwaza Alex uyu ninde muri kurwana? Alex aramubwira ati ni Odette warayamuzanye, yamuzanye ameze nk'umuntu wapfuye rwose, ahubwo sinzi nyine ubu ngubu ukuntu akangutse, ariko ubundi yari ameze nk'uwapfuye. Ngiye nubwo yari ari kunkubita ariko nishimiye ko yongeye guhumeka, nawe nzi ko yapfuye. Ubwo Leo n'umujinya mwinshi ahita amusohora, agahita ahamagara ubwo bamaze kumva ibyo bintu Alex ababwiye, Leo ahita n'umujinya mwinshi we na Nathalie bahita basohora Bruno, bakamusohora hanze, bagahita bahamagara Odette nyine Leo niwe uhita umuhamagara, bari musaza we ariko mukuru nyine abamuruta, akamubaza ati bite? Odette akamubwira ati ni sawa. Ati none uyu ni ibiki wazanye aha ngaha? Utangiye kujya uzana imyanda y'imihanda aha ngaha? Uriya musore wazanye aha ni bwoko ki? Ni musore ki? Ibite byawe umeze urarasaze? Odette aramubwira ati none se Bruno yakangutse? Ngo nde ko Bruno yakangutse? Ariko Odette uba muzima, uri umusazi cyangwa umaze guturubura usigaye ufata ibiyobyabwenge? Bite byawe? Ubwo Odette ahita kupa, ahubwo mu minota mikeya Bruno nyine barahita bamusohora hanze, bagashyiraho gate bagafunga, maze ubwo akaguma hanze y'urugi. Ubwo aba yicaye aho ngaho, ntabwo atazi ahantu ari, atazi aho yajya ngo nihe. Yatangiye kugira nyine taki, nta kiyobyabwenge kuva mu gitondo yafashe, nta nzoga yanyoye, abamushyiraho hanze, n'inzara ibiri kumurya. Noneho mu minota mike cyane rwose itarenze 30 atangiye guhaguruka ngo agende, abona imodoka yongeye guparika hafi aho ngaho. Imodoka abona yizi, akamubwira ati ariko wowe nta hantu nkuzi ko imodoka njya mbona parika bite? Ahita hasohokamwo wa mukobwa rero wasohokamo aba yambaye ikanzu, agasohoka yishimye cyane, agahita yegera Bruno, akamwegera akamubwira ati bite? Beda aramubwira ati ni sawa. None se umeze neza? Ati meze neza, ahubwo bite urinde, ni ibiki ndi kubona? Odette aramubwira ati rero hari ahantu uba ngiye maze iminsi mpakubona, ngiyewe nitwa Odette, ntabwo ari ubwa mbere duhuye kuko ubwashize nasanze wasinze umeze nabi, uri kumwe n'abana b'imbobo zawe, ndakuvugisha ariko wari wasinze, ntabwo wamenye cyangwa se ngo ube wamenye izina ryanjye. Rero buriya nari nsanzwe ntambuka hariya nkakubona, ariko ukiya gihe nyine nashatse kukuvugisha mbona biranze, ariko kuri inshuro ya kabiri ho nabonye neza ugiye gupfa, nibwo nagufataga ndakuzana. Bruno ahita amubwira ati bityo se ni ibiki? Ati nsubizayo ahubwo. Odette aramubwira ati oya ntabwo nagusubizayo, hari ntabwo ari ubuzima bwawe, biriya bintu rwose ukwiye kubivamo, ntabwo hari ariho wakabaye uri. Ufite kumva ko ubuzima bwawe atari ibiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge birica, ntabwo wakabaye uri mwabiriya bintu. Ahubwo ndashaka kukujyana tugatembera uyu munsi, icyo ushaka ndakikugurira, ariko ntabwo nshaka gusubira hariya. Bruno aramureba agahita yigendera. Iyo agiye Odette agenda amwiruka inyuma akubwira ati Bruno please hagarara. Aragihagarara akamureba ati ariko se ubundi uranze? Ari Bruno baza Odette. Odette aramubwira ati hoya uretse kuranja nkubona nakubonaga kuri ariko ntabwo nkuzi. Nese ntabwo ureba ukuntu usa neza, urasa neza, uri mwiza, ufite imyenda nakuguriye. Gati okay rero ndashaka urumogi, ndashaka n'inzoga, niba ibyo uri bubimpe turagumana, niba uzi ko utari bubimpe
ntiwongere kunkurikiza ayo maso yawe ntaza kukumenagura. Hari iwanyu bansohoye hanze bankubitaguye bangize ikintu batazi ariko banakoze. None ntabwo naba muri ibi bintu, ngiye ntabwo naba ahangaha, nta nubwo nyine sinzi, gusa nyine ahubwo wowe kuba ntanagukubise ni amahirwe ugira. Odette abona Bruno yakomeje akamubwira ati okay, ndabikugurira nta kibazo ariko ngwino tugende. Bwaraza bakinjira mu modoka nyine, bakinjirana mu gipangu. Iyo bageze mu gipangu mo imbere ubwo ngubwo Alex aramubwira ati ariko se wongeye kwinjirana n'uyu muntu? Bruno aba ari inyuma akamubwira ati ariko se urabaza iki ubundi wa mayibobo we kuba urinda ibipangu ubu ubaza iki bundi nkawe taba ngabo ubundi kuki badapfa? Ubwo Odette akamubwira ati Bruno buretse. Alex ahita amubwira ati ewana rero nta hantu munyura kabisa, n'ubundi aragusohora mwaha utagira ngo uri kumwe na Odette wumve ko ibintu bikomeye wageze iwanyu cyangwa se wageze kwa so wakubyaye, ahangaha n'undi urahasohoka. Odette ahita abaza Alex kuki uri kuvuga nabi? Aterega iki kigabo cyankubise, iki kigabo wazanye cyankubise mabuja cyari kinyishe rwose, iyo ari wataza kuba ahangaha rwose cyari kumpitana n'ukuri kose. Odette aramubwira ati nyine mubabarire. Nese ntiwamubabarira? Mubabarire se ariko nsaba imbabazi. Ati nta mbabazi nagusaba man, ni umukobwa wanyu natamba ibyo ndi gushaka abyihorere. Bruno aba yarabaye undi muntu, nyine aba yarabaswe n'iyobyabwenge atameze nyine nk'uko yari ameze kuva kera. Ubuzima bwari bwaramwanze nawe akabwanga, mbese aba yarabaye ikindi kibazo gikomeye. Odette rero abwira Bruno kuza akinjira mu nzu maze akicara muri salo. Yageze muri salo rero aricara akareba ahantu yicaye, akareba ukuntu hameze, ariko ntabwo abyitaho. Ikintu aba ashaka ni inzoga cyangwa se itabi ry'urumogi yari yasabye Odette ko yamugurira. Ubwo ngubwo Odette arazamuka haruguru muri etaje agahamagara mama we akamubwira ati mama tari nyine agasohoka ari kuvuga nabi cyane, ariko Odette umaze gusara, tuzi ibintu wari udukoreye mu kanya kashize. Hano haje igihungu kirwana na Alex neza cyari kimuhitanye, cyakubitaguye inzugi, cyakubitaguye ibirahure n'amadirishya ari kwa Alex arara. Tinasohotse neza induru urwo rwose rwuzuye induru. Ntabwo ibintu ukora ari byo kandi wa mwana uzikenya. Odette aramubwira ati hano ni iwacu rero ujye ubimenya, kuba waraje hano ugashaka kuri papa ntabwo bivuga ko ugomba gusuzugura uburenganzira bw'umuntu no kumbwira ko ndi umwana mubi. Nta kintu kibi nakoze kandi ibyo nakoze hano ni ibindeba. Ubu ku ruhande hahita haza umusore ari we Leo, tiziba ceceka aho ngaho se. Ubu urabwira mama amagambo ibyo ngibyo nibyo bikenewe ahangaha? Ariko amagambo yose uba uvuga ubwira mama ubuzi ko Kelly yaba ari kubyumva. Ubwo Odette ahita abwira Kelly byo ni ikibirandeba, nk'uko nawe ansuzugura, nk'uko nawe anca amazi, nk'uko atigera nyubaha, nk'uko atigera mfata nk'umwana we, nanjye rwose ntabwo ngiye ndarabirambiwe. Icyo nagira mbabwire nuko uriya musore agiye kuba ahangaha. Ubwo rero ahita amubwira ati ngo Natari nawe akamubwira ati tari kuzazana rwose n'akarimo. Ibyo ni ibiki ariko? Ngo agiye kuba ahangaha umusazi utoraguye, ngo agiye kuba ahangaha utoraguye ku muhanda urwana agenda kubita urwana n'imisozi n'ibikuta, ngo agiye kuba ahangaha. Rero ahita amubwira ati uriya muhungu ntabwo ashobora kuba hano, namusohoye kuko namusohoye mbishaka. Yaba wowe yaba nde nta muntu wemerewe kumwinjiza muri urugo. Nabwiye Alex kumusohora, niba Alex yamwinjije nawe barahita bajyana. Odette ahita amubwira ati okay, ubwo ngubwo ndahamagara papa mbimubwire ko muri kumbuza uburenganzira bwanjye. Ubwo nawe arareba icyo akora. Ubwo rero ahita amubwira ati papa se ni ngombwa umuhamagara se umubaza iki? Papa yibereye mu bye, ntuze kumutesha umwanya. Kuba atari mu gihugu ntabwo yabisobanuye ko ugomba kwigira indakoreka ahangaha muri uru rugo. Rero ibintu byose ukabigira ibintu by'ubugoryi by'ubujiji bwawe, ugenda ukoramo ibintu bitumvikana. Ntabwo uriya muntu araraha, nta nubwo azigera winjira mwanga, uzamwinjiza bazasohokana, ngenda bivuze. Nataro ubwo abwira Leo ati sibyo urata, uyu mukobwa yarananiye rega, tubusuye usi musaza wawe. Niba nziza ko nashatse kuri papa wawe nyuma y'urupfu rwa mama wawe ko ndi mukaso, uyu nguyu Leo naramubyaye. Leo si umwana wanjye se? We wanze kuba umwana wanjye, witwara nabi ushaka ngo Kelly yabone yuko nsuzuguritse. Kelly umwana wanjye umenye ko mutandukanye cyane, naramwirereye kandi ntabwo azamvaho. Ubwo muri urwo rugo mbese ubuzima Odette ababayemo, aba bahanganye na mukase Natari, ahanganye na musaza we mukuru waratinze gushaka,
mbese nta muntu uba umwumva aho ngaho, gusa nawe aba afite ijambo kuko aba akundwa na papa we ku rwego rwo hejuru witwa Timote. Ubwo Odette ahita ababwira ati njyewe icyo nababwiye ni icyo, nababwiye ko Bruno agomba kuba muri uru rugo kandi nihagira umuntu umubangamira papa birahita bimugeraho kandi diregite, njyewe icyo nicyo kintu mbabwiye. Ahita amanuka akava muri etaje hejuru baba bari, akamanuka hasi agasanga Bruno ari ku muryango ashaka kwisohokera. Ubwo Alex aba yanze kumufungurira ngo asohoke kubera ko nyine ntabwo Odette aba yari yasohoka ngo aze abimwemerere. Odette arasohoka yagera muri salo agasanga Bruno ahari, agahamagara Bruno uri he? Ubwo asanga Bruno ahita agaruka kumubwira ati wambeshye, nta nzoga wampaye, nta tabi wampaye, nimunde kure nigendere, hano ntabwo ari gereza, niba mwamfunze kandi nabwo mubimbwire. Odette abwira Bruno ati Bruno umva nkubwire, akamujyana ku ruhande ati ese urambwira iki wa mugore we, njyewe urambwira iki ko njyewe nta kintu cyanyu nshaka, ko nta mitungo yanyu nshaka, wandetse nkigendera nkigira ku gasima nkigira mu buzima bwanjye. Odette aramubwira ati nta kibazo ndakure kugende, ako hari ikintu nshaka kukubwira. Ati mbwira nta kibazo, ariko utari kumpa inzoga, utari kumpa n'akantu kanjye, nta kintu waba uri kumbwira rwose. Aramubwira ati nta kibazo ndabigushaka ndabiguha. Aragenda akamwegera akajya hirya, akamujyana hirya muri jaride, akamubwira ati Bruno kandi ndashaka uhindura ubuzima bwawe, ndabizi neza biragoye kubivamo, ndabizi neza kuva mu ubwo buzima birakugoye, kwibagirwa ibyo wafataga biragoye, ariko ngusezeranyije ko nzajya ngenda mbikuzanire, ariko uri aha ngaha mu rugo kandi ntuzahave. Ntitwumvikanye dukore nyine amasezerano kandi twumvikanye ibe diro, we ntuzava aha, icyo ushaka cyose nzanyikuzanira aha ngaha, ntuzajya uva aha, nzambikuzanira aha rwose, kandi ahantu aha ngaha nta muntu uzigira aguhohotera. Ahita amubwira ati none se uriya muhungu wari uri gushaka kunkubita wa kare yagiye, ntabwo ari uwa hano? Ati nyir'urugo waha rwose njye yankubitaguye, yankubise imigeri, njye ntabwo hano mfunze, niba wumva ko azankubita imigeri ntabwo rwose nabishobora, namenya nkatoroka kuko iki gipangu cyanyu nanagisimbuka, ntabwo icyo ari kirekire. Bruno aba yarabaye umusore w'umunyabiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru, ku buryo nawe nyine ataba akisobanukiwe cyangwa se ngo amenye ubuzima nyine arimo. Ubwo Bruno yagumye aho ngaho ari kumwe nyine na Odette. Rero aza gusohoka arababona hirya, aragenda ariko Odette uri umusazi, uwo musazi muri kumwe, ibite byawe sha? Bruno aramubwira ati ariko nkaho bumpamagara umbaza iki, aya macuwo yanyu y'inzu se niri kunkangira, njye nanasohoka nta kintu waza umbaza, urambaza iki wowe? Urambaza uri data, uri mama, uri leta, urinde? Niba unamfunga ugende, tugende ujye kumfunga, njye se ntinyagereza, nta zina ryanjye nkubwiye. Ubwo rero wahita abwira Odette ati nturebe ibintu ubuzana. None Odette agahita amubwira ati ariko ubundi uramubaza iki? Yitwa Bruno, nabibabwiye na kare, mureke nta kintu uri kumushakaho, mwihorere rwose, kandi Bruno agomba kuba aha ngaha, nta handi hantu ari bujye, kandi umuntu uzamubangamira edaheri ngiye no guhamagara papa mu kanya. Ubwo icyo papa yemeza nicyo kintu kiri bubaha. Ubwo Bruno aguma aho ngaho, Odette akamuha utuntu yamuzaniye, abavuye nyine ku kazi igitaraganya akatumuha, akamubwira tugume hano muri jaride wicariye urye ibi ngibi nakuzaniye. Aba yamuzaniye amahambage nyine, imigati yamuzaniye, amata, akamubwira tunywe utu tuntu, urye utu tuntu, ndaza rwose kugaruka nkuzaniye bya bintu byawe ukunda, ndaza mbizanye. Ubwo Bruno takiba yamwishe, ari gushaka ibiyobyabwenge nyine, akamubwira ati rwose ibintu ntabwo nabirya ngo bimanuke, kereka unshakiye nka biswi cyangwa ikindi kintu gisanzwe, ariko ndi kubishaka rwose, reba kuva ejo nta muti ndafata kugeza iki gihe, nta nzoga ntaki, rwose nanakumbuye rwose hariya. Odette aramubwira ati nta kibazo ndabizana, ariko ibi ngibi nabyo geragezaho, ngiye mu nama hariya mu rugo na papa kugira ngo bize kurangira neza, mbona uko njya kukurebera utuntu twawe. Ubwo inama ihita iterana, ubwo Odette ahita ahamagara papa we, mukamubwira ikibazo ko hari umuntu ashaka gufasha, ariko bakaba bamubereye amenyo ya ruguru, Natali ndetse na Leo, mbese ko batabishyigikiye, kandi we yamaze kumaramaza ko umuntu agomba kubaho ngaho mu rugo. Ahita abahamagara bakamanuka bakaza, papa wabo buri hanze y'igihugu nyine w'umu businessman w'umucuruzi ukomeye cyane, ahita nyine ajyaho, aba ari umusaza nyine ukuze, akabwira Leo ndetse na Natali gutuza bakareka umukobwa we agakora ibyo yifuje, cyane ko nta ngaruka biri buze gutera mu rugo. Ubwo birangira nyine Bruno yemewe kuba mwaho ngaho, kuko nyine nta kintu Odette aba yasaba papa we Timote ngo akimwime.
ubuzima bwarakomeje rero. Bruno abaho ngaho, Odette akagenda nimugoroba akasanga ba Blaise aho bari, agaparika imodoka akabaha amafaranga, bakamuha nyine ku tuyobyabwenge, bakamuha ku tuyoga duke cyane, agatwara utuntu duke cyane, agenda bimwima ariko hagashira ukwezi ibintu byaranze. Ubwo Bruno yakomeje gufatwa nabi na Leo, atotezwa na Natali akamubuza, akabuza abakozi bo mu rugo bateka kumuha ibyo kurya, ubwo ari nako nawe abasuzugura. Ariko nyine Bruno nyine ibintu bikomeza kuzamba neza. Odette abona ko Bruno akeneye kujya kwa muganga. Hashize ukwezi, Odette abonye ibintu bitari kujya ku murongo, yafashe umwanzuro wo kujyana Bruno kwa muganga, nyine akareba umuganga amujyanaho. Bruno rero yaragiye ajya kwa muganga aho bita ku barwayi nyine bafite ibibazo nyine by'ibiyobyabwenge cyangwa se babaswe n'ibiyobyabwenge, amushyira umuganga witwa Ruth akajya amwitaho. Ruth rero aramuvura akamwitaho, akamuha buri kimwe. Ubwo ngubwo atangira gutora ubuyanja, hashira ukwezi, hagashira amezi 2-3. Rwose Odette ajyayo mu gitondo ndetse na nimugoroba, ajya kureba ukuntu Bruno ameze, ubuzima bwabo bukurikirana, amafaranga yose amugendaho, ibintu byose bimugendaho, cyangwa se ibyo Ruth yakoreshaga mu buzima bwe bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe no kuvura nyine ibijyanye no kubatwa kw'ibiyobyabwenge. Rwose Odette niwe wishyuraga buri kintu. Hashize amezi 8 rero, Odette nyine yita kuri Bruno, cyangwa se yaramujyanye nyine muri icyo kigo cya Ruth witaga ku bantu. Amezi yashize ari 8, maze Bruno arahinduka, ibiyobyabwenge bitangira kugenda bimushiramo nyine kubikenera cyane, bitangira kugenda ubuzima bwe aba umuntu muzima, atangira kugirana ibiganiro bizima, atangira kuba umuntu. Mbese hagiye gushira amezi 8, Bruno yarabaye umuntu, ariko nanone nyine atari umuntu nyine mu buryo wasoje nyine kuba umuntu, kuko nawe ubuzima yari yarabayemo ntabwo yari yarabwibagiwe. Ni umusore wari wifite kera, wari ufite ubuzima bwiza, ariko ubwo hari hamaze gushira hafi imyaka 7 ubuzima yabagamo yarabwibagiwe, ariko nta n'ejo hazaza afite. Ubwo ngubwo hashize amezi 8, Bruno yabaye umuntu muzima, ariko yagiye kurangira umuganga we Ruth nawe yaramwikundiye, akajya yumva atava aho ngaho, akabwira Odette ko Bruno yagumaho ko atarakira. Ariko Odette akabona Bruno yarakize, bwamubwira yuko washaka kumutwara akajya amwitaho. Ruth nawe akabyanga, akamubwira ati hoya bumuretse. Abonye yabikomejeho cyane, Ruth ahita ufata umwanzuro wo gutangira guha Bruno imiti, nawe musubiza ko yari ameze. Ubwo Odette nk'uko yamusuraga buri gihe kenshi, bakaganira, akamusohokana, bakamwereka utuntu twiza, akamwereka ubuzima nyine bwiza, ariko akamusubizayo nyine kugira ngo amwiteho. Hashize ibyumweru 2, ariko umusaba ko yamutwara, kubumva hari hashize amezi 8 n'ibyumweru 2 batari kubyumva kimwe. Odette yibaza impamvu Bruno Ruth atamumuha ntayibone. Bruno yaje kubwira Odette ati erega na Ruth arankunda, ntabwo yakwemerera rwose ntwara. Bruno kimubwira ayo magambo, Odette yayumvishe nk'uyumvise kabiri. Ubwo Odette yabwiye Bruno ati none se hari ikintu yigeze abikubwiraho? Ati hoya, ati ntabwo yabimbwiyeho, gusa nyine nawe asigaye ansaba ko twasohokana tukajya ahantu ngo tumarayo iminsi 2, ariko narabimwangiye nyine, narabyanze, ariko nyine abakomeje nyine kubimbwira. Sinzi rero niba azakwemerera ntwara rwose. Ubwo Odette yumvise ayo magambo ambwira ati okay, tugende ntaribi. Agenda yarakaye, akabwira Bruno ati fata imyenda yawe yose iri aha ngaha tugende. Ruth asohoka ari kubuza kubasuhuza, ati none se uragiye? Ati rwose byagenze bite? Odette aba yarakaye cyane, ambwira ati mvanaho amagambo, kuva ryari ibintu wakabaye ukemura ukabigira ibintu ahubwo wakabaye uzambye. Bruno ndamutwaye kandi ntabwo azagaruka aha ngaha. Bruno nyine Odette amukura aho ngaho atyo, bagahita bigendera nyine, akamusubiza mu rugo. Iyo bageze mu rugo rero, Natali wa wundi aragiseka ati reko se iyo yabaye isakoshi yawe, uwo musore yabaye izina ryawe, ni umugabo wawe, ni umuhungu wawe, ibyo ni ibiki wadukanye wa mukobwa? Harya ngo papa wawe yarabikwemereye? Nawe arahararaza areba ko kandare ko basore wirirwa ugendana. Ubwo Timothée yarasohoka akaza hanze, ari umusaza, akabona nyine Bruno, ati Bruno n'uyu nguyu papa.
Bruno aba yarabaye neza, yarasobanutse, yaratangiye kubyibuha, asigaye anywa amata, asigaye afata ibiryo by'intungamubiri, asigaye akunda ibiryo, mbese atakinywa inzoga n'ibiyobyabwenge nk'urumogi, keretse itabi ry'isigara ryonyine abanywa nyine kugira ngo ibyo ngibyo abiveho burundu, ariko nta kintu kindi abanywa nk'ibiyobyabwenge cyangwa inzoga aba yarazivuyeho, ndetse n'itabi ry'urumogi cyangwa se iby'ibiyobyabwenge bindi yafataga mbere, aba asigaye anywa isigara yonyine. Timote aramusuhuza, Natali akabona Timote nta kibazo abifiteho, agahita yirakaza akamubwira ati cyakora njyewe papa Kelly nyine aba ari umwana Timote yabyaranye na Natali. Cyakora njyewe papa Kelly, niba uyu musore aje kuba aha ngaha muri iyi nzu njye ndayisohokamo, ntabwo nakihanganira aka gasuzuguro k'uyu mukobwa wawe, iteka umusuzugura, si njyewe asuzugura gusa, asuzugura na musaza we, njyewe rero ubwo murahitamo ikintu kimwe, ubwo ndasohoka, ntabwo njyewe kandi ndasohokana n'umukobwa wanjye, ntabwo mubasigira. Natali nawe aba afite ijambo muri kampani, urumva Timote aba ari we diregiteri generali wa kampani yikomeye cyane, aba ari abakire, aba ari umuryango w'abakire, ariko Natali neza arasasira akanga ko Bruno yaba mu nzu yo kwa Timote mu rugo indani nk'uko nyine Odette aba abishaka. Ubwo mu gitondo araharara, mu gitondo ubwo Natali yari agiye kugenda ahita pakinga rwose, akavuga ati murabeho ubu ngiye gupakinga ngende, niba uyu musore ari buze kongera kurara hano ku wundi munsi wa kabiri. Odette abona ibintu bikomeye, akegera nyine papa we akamubwira ati nta kibazo papa, Bruno ndamukodeshereza, impamvu nashaka ko aza hano mu rugo ni ukugira njye mwitaho, menye ni umusore wavuye mu bintu bibi, ni umuntu wavuye ahantu habi, ni umuntu ubu ngubu wazutse. Alex niwe wakubwira ukuntu twamuzanye ameze. Rero ntabwo nifuza ko yasubira mwa buriya buzima, kuko nyine ntabwo ari ubuzima bw'abantu bashobora kubamo ngo bazagira icyo bimarira. Rero nta kibazo, ntabwo nshaka kugusenyera, ndagukunda, urabizi uri papa wanjye nkunda, Bruno ndamukodeshereza rwose nta kibazo. Icyemezo gifatwa ni icyo. Ubwo Odette afata Bruno akagenda agakodesha inzu nziza irimo ibyangombwa byose, irimo matera, irimo mbese inzu irimo ibintu byose, maze akayimukodeshereza, akajya yishyura ku kwezi, maze Bruno ajya kuba aho ngaho, amuha n'umukozi uzajya nyine umwitaho nyine, ariko agaha umukozi inshingano zo kumucunga no gucunga Bruno ko nta handi hantu ajya mu bintu bitajyanye nyine, kubera ko ibintu byose nyine aba akeka ko yasubiramo byamujyana mu buzima bw'ibimboteri yamusanzemo no gutoragura imyanda. Ubuzima burakomeza, Bruno nyine akaba muri iyo nzu, Odette akaza akamusura, akamuganiriza, ubuzima bwabo nyine bugakomeza gutyo. Hashira amezi ane rero, amezi ane haba bari kwitegura ubukwe bwa Lewo umusaza nyine wa Odette, baba bari kwitegura ubukwe bwabo. Bruno Odette akamutumira akamubwira ati turi gutegura ubukwe bwa Lewo, kandi nawe uri umuntu rwose nubaha, uri umuntu wa hano mu rugo, ntujye wisuzugura, uyu munsi turaza gukora umusangiro wa nyuma w'ubukwe, kuko ubukwe nyine buzaba ejo. Uze mu gitaramo cy'uyu munsi nyine cy'uyu mugoroba haraba hari abantu benshi, abo dukorana, abakozi ba papa, abayobozi ba kampani, bose n'inshuti za Lewo, uze kumumenyane. Erega ntacyo ubaye nawe, Bruno yarabaye umusore mwiza, yarabyibushye, yarongeye agasubirana, ubwanwa bwaraje, umusatsi ukura neza, yambara neza, mbese yarabaye umusore usobanutse, wambara inkweto, wakambara isaha, akambara ibintu mbese ubona ko yabaye umuntu muzima. Rero araza n'ubundi nk'uko bisanzwe nyine, Odette ajya kumufata, bakaza nimugoroba bakinjira, ariko bagera ku muryango Alex akareka Odette akinjira, ariko Bruno yaza, Alex akamusubiza inyuma, akamubwira ko Lewo yavuze ko iki ari igitaramo cye n'ubukwe bwe, ko adashaka uwo musore muri urwo rugo. Ubwo Bruno abwira Odette ati oya Odette, ntawe nshaka guteza intambara mu rugo rwanyu, hashize amezi ane agiye kuba 5 tumeze neza, nta kibazo mfite, nanjye meze neza, reka nisubirire mu rugo rwose, ntabwo igitaramo n'ubukwe ntabwo nzabuzamo, kuko nyine Alex ibyo avuga n'ibyo yabwiwe na Lewo, kandi Lewo niba atabishaka, ubwo Lewo nyine ntabwo ashaka mu bukwe bwe. Lewo nyine asanga Bruno ari kuvugana na Odette kuri gate, ari kumwe n'abandi basore, akaza akabapresenta, akabwira Odette, Odette uyu ni inshuti yanjye yitwa Mark, uyu nawe ni inshuti yanjye yitwa Claude, tabangaba nawe uyu ni mushiki wanjye, ntago mwamumuzi, baba babaga hanze nyine baje mu bukwe. Akamubwira ati abangaba babaga hanze baje mu bukwe bwanjye, nimumenyane.
noneho bakasuhuzanya, Odette akabasuhuza. Odette yatangira kuvuga ati murakoze, nanjye nitwa nyine Odette, ndi musaza wa Leo, uyu musore ni inshuti yacu mu rugo hano. Leo agahita avuga ati hoya, uyu ni mayibobo yatoraguye arera, ntabwo ari umwana wacu, ni umusinzi w'umunyabiyobyabwenge, uyu naha nawe yabakubita, ahubwo muze twigendere. Odette turi hariya haruguru, uze kuhadusanga nyine, ubwo ngubwo nusozanya n'icyo kirara cyawe, nimusoza ubuze kuza. Mu by'ukuri Bruno ntabwo aba akiri nka wa wundi Leo yari aherutse muri ya mezi abashize uko ari 12. Urumva Bruno yavuye aho ajya kumara hafi amezi 8 muri rehabilitation cyangwa se aho bavura ibijyanye n'ababaswe n'ibiyobyabwenge, abamaze amezi 4 hafi aba mu nzu Odette yamukodeshereje. Urumva umwaka rwose ubushize. Gusa Leo ntabwo aba mwizera nk'umuntu, abakimufata kumwe yamubonye baraye baje bamuzanye ameze nk'uwapfuye mu gihe hari hashize umwaka. Bruno asubira mu rugo iwe muri uwo mugoroba, bakiri mu gitaramo nyine ntanagerayo kuko asubirira inyuma kuri gate. Leo amaze kumusebya kuri bagenzi be aje gupresenta kuri mushiki we, ubwo Bruno nyine ataha ndetse yababaye cyane. Agera mu rugo akabwira umukozi we Felix, akamubwira ati Felix umeze neza? Timeze neza. Tunese ikirori ko mukira soje vuba bigenze bite? Bwira ati oya, ntabwo ikirori nakigiyemo, nyine byabaye ngombwa ko nge ntinjiramo. Nubwo Odette ubona ibintu yabifashe nk'ibintu nyine yanyubashye cyane, Odette yankoreye ibintu byinshi muri uyu mwaka wose urangiye, ku buryo ntashobora ngewe kumuhemukira cyangwa ntume ababara, kuko ikintu cyose nakora cyamubabaza gituma nyine njya mu buzima bwanjye bwo kuba nasuzugura cyangwa agira uwo mbwira nabi cyangwa amusubiza. Odette byamubabaza, niyo mpamvu ibintu byose mba nshaka ko yishima. Ariko umuryango we ni umuryango mubi cyane, ni abantu babi cyane, ni abantu basuzugura, nta kigenda cyabo rwose, ni abantu babi mbese. Ubwo nyine ubukwe buraba, Bruno ntabwo abwitabira, Odette nawe abwitabira afite agahinda n'intimba nyinshi cyane, kubera ko nyine baba bamubabaje nyine, kuko abibwira papa we Timote akamubwira ati ubukwe ntabwo ari ubwanjye mwana wanjye, iyo buza kuba ubwanjye yari kuza. Ariko Leo ntabwo nshaka kumubabaza, kandi Leo ni umwana wanjye w'imfura, rero icyo yahisemo nicyo kigomba gukorwa. Wowe upfa kuza mu bukwe, ntabwo nakomeza kwibabariza umwana no ku munsi we mukuru. Ubwo rero uwo Bruno wawe atabujemo ndakeka ntacyo yaba, ibyo byihorere birenga byibagirwe. Ubwo nyine Odette nawe ajya mu bukwe atishimye, ariko nyine akabujyamo. Ibirori birarangira nyine, ubukwe bukarangira, ubuzima bugakomeza, hagashira andi mezi 5 Bruno araho. Ariko Odette abamaze gushaka ibyangombwa byose bya Bruno nyine, kuko Bruno aba ari umuntu wize amashuri, akiga kaminuza, akiga amashuri rwose, ibintu byose bihari, ariko nta na kimwe wamubaza. Rero kubera nta byangombwa nyine yari afite na bikeya, basubiye kumushakira ibyangombwa nyine. Urumva Odette yirutse mu byangombwa, amushakira ibyangombwa, bajya gushakisha mu bigo by'uburezi amadiplome ye, nta kintu na kimwe yari afite. Ariko muri ayo mezi 5 yose yabyirukansemo kugeza abonye dokima zose za Bruno nyine, bakajyana agatanga amafaranga akabyirukankamo kugira ngo Bruno abone ibyangombwa bishobora gutuma abona nawe akazi. Amaze kubibona rero, yagiye gusabira Bruno akazi kuri manager wa company yabo cyangwa se yiwabo witwaga George. Rero yabanje kubyanga, abwira Odette ati none se uriya musore niwe ushaka gusabira akazi hano? Odette aramubwira ati yego, mfite umusore w'inshuti yanjye, uranamuzi, akenshi hari igihe tuba turi kumwe, nkeka ko aje hano ku kazi kundeba nk'inshuro 2. So uriya musore rero nta kazi afite, kandi afite ubushobozi mu mutwe bwo kuba yakora akazi hano, mwamuha kose. Manager aramubwira ati okay, nzabaza directeur numve nyine icyo abivugaho, tuzareba, gusa nyine sinzi niba azabyemera. Ubwo Odette nyine aramubwira ati nta kibazo, mubikoreho, gusa nyine byafasha, ndamwizeye, ni umuhanga. Bruno aguma aho ngaho ategereje nyine. Odette amubwira yuko ari muri process zo kuba yabona akazi muri company yiwabo, ko kubera nyine manager wabo George ari umuntu ugendera ibintu byose ku murongo, atabona uko amushyiramo bitagendeye ku mategeko. Ubwo ngubwo George nyine abwira ati Moteti, hari umuhungu w'inshuti y'umukobwa wawe ushakamo akazi hano, sinzi niba mwashaka uburyo nyine mubyigaho
akaza mu kazi cyangwa se niba hari icyo mubitekerezaho. Abimubwira musanganye n'umuhungu we Leo, baba bari kumwe nyine, bari kumwe n'umugore wa Leo, bari kuganira nyine bisanzuye, ariko Odette ntabwo aba ahari. Leo aramubwira ati ntabwo ngo nta buhanga, ubu ni mayibobo Odette yatoraguye, niba yaramuroze ntabwo tubizi, ariko ubundi uriya nta kintu yakora, yaragiye aramuvuza, akora ibiki byose, amutakazaho umutungo wacu wose washiriye kuri uwo musore, none murashaka kumuzana muri kampani noneho ayisahure ayigire neza ubushwange. Ntabwo ashobora kuzamo hano papa, ni igisambo. Odette ni igisambo bashaka kuzana ahangaha, timubyemere rwose. Ubwo Bruno abura akazi atyo, kuko nyine biranga, ntabwo bimukundira nyine kuba yahabwa akazi binyuze kuri Odette, bitewe n'uko Leo yabujije papa we kubera gusebya Bruno ko nyine ari igisambo. Ubuzima bwarakomeje rero. Hashize ibyumweru 2 Odette abwirwa na George ko papa we yanze icyo kintu, ndetse na Leo akibimusubiza ahita agenda agakomanga kuri ofisi ya papa we. Papa we ntabwo aba ari hanze, noneho aba ari mu gihugu, aba ari umusaza kuze. Aramwegera akamubwira ati papa, hari ikintu nshaka kugusaba. Papa we akamubwira ati ni igiki mwana wanjye, nta kintu wansaba ngo nkikwime rwose, mbwira icyo ushaka. Papa, ntabwo ari njyewe ndi kukigusaba, ni ikintu ndi kugusaba ariko mfite uwo ngisabira. Nshaka ko Bruno mumuha akazi kuko ni umuhanga rwose, ni umwenjeniyeri wize, dore ibyangombwa bye ngibi, dore amadiplome ye ngaya, dore ibintu byose yize. Ni umuntu uzi ibintu byinshi kandi yagira umumaro muri kampani yacu, akanayigerera umumaro. Timote aramubwira ati okay, nta kibazo, ndaza kubitekerezaho, ubwo ndakubwira igisubizo mu minsi 2. Ubwo Odette arataha nyine, akava ku kazi akajya kureba Bruno, akamubwira ati Bruno, tubite? Ni sawa. Rero Bruno, wihangane kuri ibi bihe uri gucamo, mu by'ukuri ntabwo Leo yatumye nyine bikunda biriya, ariko byararangiye. Ntabwo ngiye nacika intege, nyine nagiye, George nyine yambwiye ko bitakunda kubera nyine Leo n'ubundi yabyitambitse, ariko nahise njya kureba papa nyine ndamubaza. Mubajije rero arambwira ngo araza kubitekerezaho, reka dutegereze iminsi 2 cyangwa 3, papa nyine buriya azampa igisubizo, gusa icyo nzi cyo bizakunda. Bruno abwira Odette ariko Odette akati karame, ibintu wamfashije ni ibintu byinshi, nubura cyamfasha ni ibintu byinshi rwose, ntabwo nabona uko ngushimira, gusa urabona ko nanjye maze kuba umusore, maze kuba muzima, maze kuba umuntu. Odette, nicyo gihe ngo undeke nirwaneho nk'umusore. Ngushimiye ko wankuye mu mwanda, wankuye mu bimboteri, wankuye mu biyobyabwenge, wankoreye ubuzima, wandemeye ubuzima ku buryo ntashobora kubona icyo nkwitura, ku buryo ntabwo ushobora kubona amagambo mbikubwiramo, ntabwo nshobora kubona interuro navuga uburemere bw'ibintu wankoreye. Waranzuye, mbese aha rubanza nabyita ko wanambyaye. Ntabwo nari nkibuka ubuzima bwanjye, nta kintu na kimwe nari nzi, ariko wanyeretse ko ubuzima buzuka bukava ibuzimu bukagaruka ibuntu. Rero nicyo gihe ngo nawe uruhuke, nicyo gihe nawe nkwereke ko ndi umugabo, nicyo gihe nanjye nirwaneho ko ibyo wakoze birahagije. Rero ntabwo ari ngombwa gukomeza uhatirize famiye yawe ushaka ko mbonamo akazi kandi batabishaka. Wabireka rwose, ibyo wankoreye ntabwo nteze kurinda nshizemo umwuka nibagiwe neza yawe. Ntabwo nshaka gukomeza kubabara wirukanka kuri ibyo bintu. Nanjye ubu rwose ndi gutangira gushaka akazi rwose, ntubigireho ikibazo, bizakunda kandi. Odette aramubwira ati Bruno, njye ntabwo ubibona ariko mba nshaka gukora nyine muri kampani yo mu rugo, nshaka gukora muri kampani iwacu, uzi ubwenge, uri umuhanga, igihe tumaranye ni kinini, maze kureba ibintu byinshi, maze kureba ukuntu witwara, maze ubu ndakuzi bihagije. Rero ntabwo rwose njyewe nakemera ko ukomeza nyine kuba gutyo cyangwa se ngo ujye kure yanjye. Oya, nshaka ko tuba turi hafi, turi kumwe. Yego ntabwo ari gasho cyangwa gereza ngushyiramo, ariko mba nshaka nyine, njye biranyura kuba nyine mba ndi iruhande rwawe, ni ibintu nkunda. Buri namubwira ati none si ibyo ntibyakica akazi? Oya, ntabwo duhuriye mu kazi, njyewe nkora mu bintu bya kontabilite, wowe uri umwenjeniyeri n'ibijyanye na management nibyo wize. Rero ntabwo njyewe ibyo ngibyo mba mbirimo. So rero njyewe urumva ntaho twahurira, kandi nubwo twahurira ntabwo ari ibintu njye nzi icyo ngomba gukora, nawe uzi icyo ugomba gukora, turi abantu bakuru, imyaka ufite irahagije, nanjye mfite irahagije. Ntabwo rero twagira ikintu na kimwe dusenya, ahubwo twakubaka kurushaho. Namubwira ati okay, nta kibazo, gusa nyine nagira nkubwire ko
ntakwiye gukomeza kukubera umutwaro k'ubuzima bwawe ukeneye kubwitaho nawe kandi ko nanjye ibyo wakoze byose bigushimira. Odette aramubwira ati hoya njye ntukangireho ikibazo, nta kibazo mba mfite, ubuzima bwanjye nta kibazo, ntabwo ndi mu kaga, nawe nturi mu kaga kandi ibyo byonyine biranyuze birananshimisha. Ubwo ubuzima burakomeza, Odette agataha, baza gusura Bruno nyine rimwe na rimwe akitahira nyine iwabo mu rugo. Ubwo ngubwo hashize nyine iminsi ibiri nk'uko Timote yari yabwiye Odette, yaramuhamagaye mu biro bye amubwira ati icara aho ngaho. Aricara. Rero mwana wanjye ntabwo ibintu wansabye byakunze kuko madamu ntabwo yabyishimiye kandi urabizi mama Keria ni umuntu ureba kure, ni umuntu wita ku bintu, ni umuntu udashobora kwemera hazaho icyuho cyo gutuma kampani yacu isenyuka. Rero nk'umuntu nawe ufite ijambo rikomeye muri kampani ntabwo byakunze ko Bruno aza gukoramo hano, wagenda. Ubwo ngubwo Odette asohoka ababaye, aba yinginze papa we yabyanze, akagenda akajya kureba manager George. Aragenda akinginga George akamubwira ati ariko mana mbabarira ugerageze Bruno byibura umuhe n'ibizamini, umuhe ikizamini, utegure ikizamini azaza akorane n'abandi kuri uriya mwanya urebe ko atagitsindira. Ubwo ngubwo hashize amezi nyine 4 hafi 5 haboneka umwanya muri kampani ukomeye cyane. Noneho George agasaba Bruno kudepoza, aradepoza nk'abandi bose maze agakora ikizamini nk'abandi bakandida bose. Ikizamini amanota yake arasohoka ariko Bruno aba yatsinze ku rwego rwo hejuru ndetse yananikiye abandi kure cyane kuko aba ari umuhanga kabuhariwe, aba ari umuhanga cyane. Nakubwiye ko niba wakurikiye inkuru nakubwiye ko na mbere yari afite amafaranga, urumva bagiye gushira hafi imyaka 8 atakiyafite kuko abamaze hafi imyaka 2 n'igice cyangwa se 2 ari kumwe na Odette cyangwa se yaramenyanye na Odette. Noneho rero ubwo ngubwo atsindira umwanya mu kazi maze George akamuha akazi. George amuha akazi atitaye ku kuba Timote yabyemeye cyangwa se Leo cyangwa n'undi wese wabyemeye kubera ko aba yamubonyemo ubushobozi. Timote aza kubimenya akabaza George impamvu yahaye Bruno akazi, akamubwira ati yaje ngiye urumva ntabwo nabyitayeho ariko nabonye umukandida watsinze ikizamini, bodi yose yaramwemeje nk'umukandida, ntabwo nari nzi ngo ninde akazi nyine tuhagaha watsinze, ntabwo nari nzi, twarebeye ku manota ntabwo nari nzi ko ari uriya Bruno ariko nuko byagenze. Kandi ikindi uriya muhungu ni n'umuhanga, niba kuba yaratsinze kiriya kizamini cyari gikomeye cyane. Rero nkeka ko hari ikintu cyiza yazana kuruta uko mwakita kuri ibyo bintu byashaje. Niba ari uko yari ameze, yarakize, yabaye umuntu muzima, inama nakugira kandi urabibona ko twembi turi kubyina tuvamo. Rero reka abana bo muri ba hafi y'umuryango wawe aribo bajya muri kampani kandi bashyiremo ubwenge kuko nibyo bizatuma irambikana baho. Uriya musore rero ni umuhanga, ntabwo nawe ari wowe wakabaye wararebye kumuha akazi. Ubuzima bwarakomeje, Bruno yatangiye akazi arakora nyine, akora amezi abakwezi, arakora 2 3 atanga umusaruro mwiza. Bruno rero yatangiye gutuma kampani itera imbere, atangira gutuma kampani izamuka, ibijyanye no gutereta amasoko no kunegosiya ni ibintu yari azi cyane, azi kuvugana n'abantu, azi kuvuga mbese azi ikintu bita imishyikirano ku rwego rwo hejuru. Umunsi umwe rero bagiye mu nama mu ipiganwa, yahuye n'umushuti we witwa Janvier, bari bariganye barasuzanya. Janvier yari asigaye ari umukozi wa leta ukomeye cyane uri mu kigo gikomeye cyane cy'igihugu. Aramusuhuza aramubwira ati Bruno nari nzi ko wapfuye, barambwiye ngo warafunzwe, turashakisha gereza zose turakubura, ntabwo nari nzi ko ukibaho, nari barambwiye ngo wapfiriye muri gereza. Bruno aramubwira ati oya ndahari, tuba twaje mfite n'akazi, tuba twaje gupiganira isoko ahangaha, iri soko ryanyu bino muba muyoboye, ariko rwose ndahari. Janvier rwose yishimira kubona Bruno, agatangira kumuha amwe mu masoko, agahatana, akamwereka tekinike zo gupiganwa. Kampani ya Bruno cyangwa se ya Timote igirangira kubona amasoko hafi
ya yose mu gihugu, ibintu birakomera, Bruno akageza kampani ku rwego rwo hejuru. Ubuzima rero burakomeza, hagashira hafi amezi 4 kampani iri gukora neza cyane, iri muri kampani ziri gutsindira amasoko meza kandi zinakora ibintu bihambaye, kubera ko Bruno yari yarazanyemo amatwara mashya, yarakoze ibintu byinshi cyane bituma kampani yabo itera imbere. Ubuzima rero burakomeza kuri Bruno ndetse no kuri Odette, bigakomeza gutyo. Umunsi umwe Bruno akasaba Odette ko yamuherekeza akagira ahantu ajya. Bafata urugendo rero bakagenda bakajya ahantu kure cyane rwose. Bruno urumva ntabwo yari aherutse iwabo, kubera ko nta buzima yari afite, nyine yari ataragira ubuzima, ariko ubwo nibwo abasubiye iwabo. Agera iwabo aho yari atuye agasanga nta muntu uhari, akabaririza agasanga nta muntu n'umwe uba iwabo aho bari batuye. Harabaye nyine amatongo, ibintu byose byaribagiranye. Abaza rero abantu baho ubuzima bwaho ukuntu bwahindutse, akabegera bakamubwira bati mama wawe ntabwo akiba aha ngaha, yarashatse, byose byarahindutse. Bamujyana kumwereka ahantu mama we yashatse, akamusangayo, akamuhobera, bagahoberana, barahoberana rwose, maze mu nzu hagasohoka umwana muto cyane w'umukobwa ufite imyaka 8. Umwana rero araza, Bruno akabaza mama ati mama, uyu ni umwana wabyaye tamakuru? Mama we ahita atangira kurira. Bruno akamubaza ati mama uri kurizwa n'iki? Ahita amubwira ati ngwino mu nzu mubanze mwicare, hari icyo nshaka kukubwira. Bo baragenda, baba baparitse ku muhanda. Urumva Bruno aba amaze imyaka ataramenya ngo mama wanjye bimeze bite, aba yaranamubuze nyine, amaze igihe amushakisha, ariko nyine ubu nguwo aza kumwereka ahantu yashatse, kuko aba yaramubuze nyine hashize igihe kinini. Noneho rero iyo binjiye mu nzu, mama wa Bruno aramubwira ati uyu mwana rero yitwa Tracy. Uyu mwana kera tugituye hirya nkiba muri ya nzu, urabona ko yarasenyutse hashize imyaka myinshi. Naje gushaka undi mugabo, ariko umugabo wanjye ntabwo twabyaranye, kuko hashize imyaka 5 yaje kwitaba Imana. Ariko nahashatse mfite uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 8, ari wenda kuzuza 9. Uyu mwana bamunzaniye afite imyaka 3. Umukobwa waturutse iyo mu mujyi wanyu yaraje naho uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 3 ambwira ngo ni uwawe. Ubwo rero ntabwo namenye ngo bimeze bite, ariko nyine niwe wamunzaniye. Ubwo Bruno aramureba, kamuhobera, kamufata neza, nyine nawe akarira. Ubwo Odette nibwo abamenye ko Bruno afite umwana kandi mukuru. Ubwo Bruno ahereza mama we impano aba yamuzaniye, akamuhereza telefone. Aba yari umukene ku rwego rwo hejuru, akamusezeranya ko mu minsi mike yazaza. Ubwo Bruno nyine arazamuka, umwana nyine akamusigaho, agasubira mu mujyi gutegura uburyo azazana mama we ndetse n'umwana we kuba nyine mu mujyi, kuko ubuzima bwe buba bwarahindutse, nyine asigaye afite akazi gakomeye nawe muri kampani. Hashize icyumweru rero Bruno abwira Odette ko agiye kureba mama we mu cyaro akamuzana. Odette aramubwira ati reka tujyane. Bafata inzira bakagenda, bakajya nyine kureba mama wa Bruno ndetse n'umwana w'umukobwa wa Bruno ufite imyaka 8 ndetse ishyira 9. Baragenda, mu gihe bari mu nzira Odette abwira Bruno guparika imodoka ku ruhande akagira icyo amubwira. Ubwo baraparika, Bruno akamubwira ati nguteze amatwi rwose. Odette aramubwira ati Bruno, imyaka yose tumaranye, kuba ufite umwana narabishimye, naranabikunze, ufite akana keza rwose, ariko buriya sinzi niba wumva yuko hari ibintu byinshi ngomba, gusa ntabyo niko kuri mu mutima wanjye. Byose nakoze ntabwo nabikoreye ngo uzabinyishyure nk'ikiguzi, nabikoze kugira ngo ndebe ko hari ikintu nyine nakora kugira ngo ngire nanjye umuntu mfasha ave mu buzima bubi ajye mu buzima bwiza. Gusa uko twagiye tumarana ibihe byose byagiye bishira, nisanze nyine nsigaye ngukunda. Ndagukunda kandi nta wundi muntu ushaka umbi ruhande, kuko uburyo uteye, ubuzima bwawe ni ibintu mfiteho
nshishikajwe nabyo cyane, uri umuntu nshishikazwa nawe mu buzima bwanjye kuva nakubona. Ntabwo nzi rero ukuntu wowe ubitekereza, sinzi icyo ubiteganyaho, gusa njye umutima wanjye ni uko nguko usigaye umeze, nsigaye nkwiyumvamo cyane kandi ndagukunda. Bruno aramubwira ati, aba ari kurira, aramubwira ati ni ukuri biranshimishije kuba wakunda umusore nkanjye ufite umwana, biranshimishije kuba wakunda umusore nkanjye udafite iyava, biranshimishije kuba wakunda umusore nkanjye watoraguye mu mwanda, biranshimishije kuba wangirira icyizere ukankunda nkabona umuntu wongera kunkunda. Urukundo rwose wanyerekaga nabonaga ko ari urukundo rwa kibyeyi, ari urukundo rw'umukobwa, rw'ibice byose by'ubuzima bwo mu isi, ariko ntabwo nari gutekereza ko wankunda urukundo nyine rwo kuba naba umuntu wawe nk'umwunganizi mu rukundo mu buzima bwawe. Ni ukuri ndamutse mvuze ngo oya cyangwa se nkavuga ibindi bintu byarutanga apfaho kugira mvuge ikindi kintu, nawe ndagukunda. Bahita bahoberana bombi bari kurira kubera baba bari kwibuka aho nyine Odette aba yarakuye Bruno. Ubwo bakomeza imodoka bakagenda baganira bashyize nk'umuziki, bari guseka baririmba, bakajya kureba mama wa Bruno maze bakamuzana mu mujyi bagatura kandi bagaturana. Hashize rero amezi 5 nibwo ubukwe bwa Odette na Bruno bwahabaye. Bumva bateguye ubukwe, barateretanye bategura ubukwe, nyuma Odette ajya kwerekana Bruno iwabo ko ari we mwana nyine, Bruno iwabo bakunzwe, iwabo wa Odette kuko nyine aba yarazaniye ikigo iterambere ku rwego rwo hejuru. Urumva bamazemo nyine hafi umwaka abakorera kandi akora neza cyane. Ubwo rero ubukwe barabutegura, ubukwe bugatahwa n'abantu bose, ariko Natali umugore wa Timote cyangwa se mukase wa Odette niwe wenyine udataha ubwo bukwe. Ubuzima burakomeza, kampani igakomeza igakomera. Ubwo Natali ntabwo aba yibera mu rugo, atajya kuri kampani, nta kintu yitayeho, ibintu byose aba bihererwa raporo mu rugo. Ubwo papa nyine wa Leo aba ari gusaza, ibintu nyine biba biri kugenda bihindura isura. Hashize umwaka nyine nk'uko nabikubwiye, habaho amarushanwa ndetse no gutanga ibihembo ku bakozi bahize abandi ndetse n'abazanye udushya mu bijyanye no guhanga imirimo mishya. Mu birori rero bikomeye cyane, Bruno arahamagarwa ko ari we wahawe igikombe. Gusa Bruno ntabwo aba ari muri ibyo birori kuko haba hagiye Leo mu rwego rwa kampani. Bruno aba ahatanye muri ibyo bihembo nyine kuko aba yagiye kwa muganga, Odette aba yagiye kwa muganga kubyara umwana wa mbere. Igikombe rero cyakirwa nyine na Leo aba yarahindutse cyane, asigaye akunda Bruno kubera Bruno bazakazanira kampani amaraso mashya, akazana inyungu nyinshi cyane, mbese bakamukunda cyane nk'abantu nyine bakunda business. Bruno rero kampani baraterana, bodi yose cyangwa se abagize inama rusange ya kampani y'abanyamigabane baraterana bakamushimira, bakanamanika ifoto ye mu ma ofisi nk'umukozi nyine wabaye wa mbere guhiga abandi. Kampani yabo itangiye kumenyekana ku rwego rwo hejuru kandi imaze kuba nyine kampani yabaye successful. Iyo hashize amezi 4 rero umuryango wa Leo uza kujya hanze y'igihugu. Leo bugeraho agasezera nyine, agasezera umuryango we, agasezera Bruno, agasezera umugore we Odette, agasezera nyine na papa we ndetse na mukase Natali, utibagiwe na Kelia umukobwa wa mama we cyangwa se mushiki we aba yarabyaranye nyine na papa we. Icyo gihe rero Leo ava mu gihugu akajya kuba hanze bitewe nuko aba agiye kwagura imishinga ye ya business mu gihugu yashakaga guturamo. Ubuzima nyine burakomeza, iyo hashira amezi nanda gataha, iyo hashize amezi 10 manager George akora nyine ihererekanya bubasha na Bruno kuko Bruno agirwa manager w'ikigo cyangwa se kampani yo kwa Timote kuko Bruno aba ari umuhanga cyane, yarageze ku bintu byinshi, yaragiye inama nyinshi, yarazanye udushya twinshi tuba twaratumye kampani imenyekana cyane kandi ikanguka cyane ikanatera imbere cyane. Ibi rero bituma George ahitamo ko ari we umusimbura kuko George amaze gusaza agiye mu zabukuru. Ubuzima rero burakomeza, iyo hashize amezi 3 Timote urwaye cyane arembye, birangira kubw'amahirwe make cyane yitabye Imana.
iyo yitabye Imana rero Natali urumva abasigaye wenyine, niwe usigara ari we deje cyangwa se diregiteri w'ikigo, kubera ko ibintu byose nyine biba biriho kuri Natali, ariko nyine n'abanyamigabane bandi baba bariho. Natali rero kubera ko ababonye ko Bruno yanga, umusore yanga ari we usigaranye kampani kandi ari we munyabwenge uri muri kampani, yigira inama yo kumusaba imbabazi kugira ngo abone uko bakomeza gukorana kampani ntihirime cyangwa ngo igwe. Urumva kampani uko yaba yarakuze, George aba amaze gusaza yarigiriye mu zabukuru, Timote nawe aba amaze kwitaba Imana, Leo nawe uretse kuza gushyingura se ahita yisubirira hanze, maze Natali nk'umuntu uhagarariye kampani ubusigaye abura icyo akora nyine, akabona ntaho asigaye, agasaba nyine Bruno imbabazi kuko aba ntaho asigaye, nta muntu basigaranye, ko Bruno baba bakoranaga barebana y'ingwe. Ahitamo rero kumusaba imbabazi kugira ngo Bruno asigare ahetse kampani, ariko Odette yanga ko Bruno amubabarira. Odette aba yangana na mukase cyane ku rwego rwo hejuru, kuko nta kintu na kimwe Odette aba arashatse gukora ngo mukase agishyigikire. Urabyibuka neza niba twatangiranye ko Natali mukase yasohoye Bruno umunsi Odette amuzana mu rugo iwabo, yamusohoye hanze afatanije na Leo. Rero nta nubwo yigeze akunda Bruno n'umunsi n'umwe, kuko ntiyifuje ko anaza mu bukwe bwa Leo, ntiyifuje yuko na George amuha akazi, yagiye yitambika Odette cyane ku busabe bwose yakoraga kugira ngo acire inzira Bruno, byose Natali yarabyitambikaga. Rero kuri iyi nshuro yari ari kumusaba imbabazi, Odette nawe aramubwira ati ntumubabarire. Bruno rero abura uko abigenza nyine, yumvira umugore we, yanga guha imbabazi z'uko yafashwe nabi na Natali. Hashize amezi 2 rero nk'abantu bari bamaze kwiyubaka, bamaze igihe kinini babana, ubwo ngubwo urumva bari bamaze kwiyubaka ku rwego ruhagije mu bukungu, mu rukundo, urugo, ibintu byose bimeze neza hagati ya Bruno ndetse na Odette. Odette rero yasabye Bruno ko bashinga kampani yabo bakayironshinga, maze bakatandukana na kampani y'iwabo cyangwa se isigaranye na Natali. Ubwo Bruno abibwira Natali, Natali akabyanga, agaca impapuro abamuhaye zo kumusezera mu kazi, ariko n'ubundi Bruno icyemezo aba yagifashe. Bruno rero aritanga, agafata amezi 2 yarasezeye, ari gutoza abandi bakozi uburyo bazaba babigenza, ndetse harimo na Natali, nubwo Odette wataba bishaka ariko akongera akabigarukira kubera abadashaka izina nanone rya kampani ya se rihirimo. Rero hashize amezi 2 Bruno ava mu kazi noneho mu buryo bwa burundu, atazongera gusubira muri kampani yo kwa Natali. Rero iyo hashize ukwezi ari kuruhuka n'umugore we, Bruno na Odette baronshinga kampani yabo nshyashya, ndetse bayironshinga Odette atwite n'umwana wa 2. Ubwo nuko nguko byagenze. Bruno nawe nyine kampani yabo yakomeje gutera imbere, ariko kampani ya Natali isubira inyuma, ndetse hafi ijyahangira nyine isenyutse kubera ko nta bushobozi bwabuyirimo bujyanye no gucunga imari, bitewe nuko ko Natali yasuzuguraga abakozi bose, akabaca amazi, bamwe batangira kumwiba, abandi batangira kunyereza imitungo, birangira kampani nyine igiye habi. Kampani rero yazamutse ku rwego rwo hejuru, yabaye iya Bruno ndetse na Odette, ndetse nyuma yaho Odette ahita yitirira kampani ye izina iya se yahoze yitwa. Nuko rero byarangiye, nuko inkuru yacu yarangiye. Natali ubuzima bwaranze, maze atangira gufashwa no guhabwa akazi muri kampani yo kwa Odette ndetse na Bruno. Ubu rero nahangaha nsoreje inkuru, kandi nkaba ngushimiye ko wihanganye ukaba uyisoje. Ndagushimiye cyane, inkuru iba yabaye ndende ariko ujye ubyihanganira, nanjye ntabwo aba ari njyewe. So inama rero nakugira cyangwa se icyo navuga kuri iyi nkuru, nkuko nawe wumvise ko ubuzima ni gatebe gatoki, ubuzima burahindagurika, kandi ntaho Imana itagukura nubwo waba ubabaye, nubwo waba wishimye. Ejo ntukishime ku bandi, niba wishimye none ahubwo ubafashe, ube imbaraga zibazamura, kuko ejo birahinduka, nawe biba byasubira inyuma, ukafatwa ukuboko na bamwe wari wasuzuguye. Rero mu gihe umeze neza ujye ufasha abababaye, mu gihe ubabaye nawe ujye usenga kandi usabe,
wumve ko ejo ubuzima bwahinduka, kandi burya ngo n'uwahabwa nawe yatanga. Muri duke ufite ujye wumva ko kutugiramo umutima mwiza ndetse no gusabana no kugwa neza ari byo bintu bya mbere bituma Imana ikongerera imigisha. Ndagushimiye rero cyane, wakoze kanda subscribe maze utere comment cyangwa se ibitekerezo. Kuki mutateraho ibitekerezo kandi mbona mureba? Ubwo muzambwira, wabona hari impamvu mutarambwira, ariko wajya muri comment ukatubwira ko wumvise inkuru n'icyo yakwigishije, maze tugakomeza tukabana. Kandi ikindi ujye ukanda share uyisangize abandi bagenzi bawe, kandi nyine mukomeze mubeho, Imana ibarinde indwara, kandi mukunde Imana n'abantu, murabeho n'ahejo. Ciao ciao. Njyewe nitwa Timsanze. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Timsanze. Ciao ciao, nakagaruka.